nze tulisangira kuko Imana yemeye ko nzajya manyagura umutsima ngasengera igikombe. Haleluya. akivuga umutsima akawuvuga kubera ko Imana yabinyemeye kubera ijambo ryavuze ritagize urundi baje. Hanyuma rero ntacyo mfite ntabwo nazanye ngiye kubeshya n'abantu hari igihe bajya babeshya ntacyo bantu ni ubwo rero murabyakira gutyo cyakora bari neza kugenda mu kazi n'uma iremeho nzazijyanayo. Hanyuma rero ubu ni umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru ariko udashaje, nubwo mubona ku mutwe hariho imisatsi ibiri ndetse ahubwo irenda no kuwusigara ari umwe, ariko iri ni ikamba. Iri ni ikamba rwose, naho imbaraga zo ziracyari, imbaraga zo ziracyari nubwo ziracyari mbasha kwirukanka, kugira mbasha kwiruka neza ugasiporo, mbasha kwiruka uzamuka ahantu hateye nko kuri 14, murahazi kuri 14 hahandi nyamaterera ndamwirukanka ngiruka gutya, abantu bareba umutwe w'umweru babona urimo njagasozi bakumye, kubera yuko Imana yangiye neza mva ku nzoga zitari zakoroniza ndekitari itari cyashashije, ahasigaye banigiye mu munezero ntangira kujya nseka. Burya guseka byongera iminsi yo kubara, guseka ntangira kujya nishima, ntangira kujya nyirigita gitari aririmbira Uwiteka Imana. Haleluya. Ubwo se nasaza gute? Ntibibaho, ntabwo bibaho, ntabwo nasaza. Ubu njikije imyaka yanjye 60 y'amavuko, 60 kunavuze mu mwaka wa 1963 ndayifite. Hanyuma rero mu kiruhuko cy'izabukuru ubu ndimo ndagikorera i Remera. Sibyo ko imyaka yanjye ibinyemerera, muri hangana nyine iyo tugeze mu myaka turarondogora. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga ngaha mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Umuhanuzi Ezekiyeli akaba abana bambuye neza, abazana barimo bakirigita ku mutima, reba ukuntu bagira bati akabona ko barimo babikorera Uwiteka, bigiye kuri imbere y'Uwiteka, Uwiteka ni umutuzi we. Hari umuhungu nawe azi gutera yewe, ntabaye singakurire mu mibabaro yanjye.
igice cya 47 mu rupapuro rwa 820 mu isezerano rya kera. Ezekiyeli 47 turasoma dore ku murongo wa mbere mu rupapuro rwa 820 mu isezerano rya kera. Kubera yuko Bibiliya yacu igizwe n'ibitabo 66 bigabanije n'imigabane ibiri mikuru: isezerano rishya n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera y'ibitabo 30 rigizwe n'ibitabo 39, rya kabiri rikagirwa n'ibitabo 22, byose hamwe bikaba 66. Ariko Bibiliya ntagatifu yongeraho ibindi bitabo Sirake n'Abamakabe n'Abayuda n'abandi. Ariko Bibiliya yacu ni ibyo bitabo biyigize. Yego nayo rero umuhanga wabyo mureba hariya nubwo wayicecekeye ati kubicukumbura cyane. Hanyuma dusomere, nubona hari umuntu batinze kugera aho twavuze ntumuseke, kubera ko Bibiliya yacu igizwe n'ibitabo byinshi. Kuba wahera ko umenya aho icyo tuvuze kiri, hari ibintu bibiri by'ingenzi bigusaba kuba wibiziho. Icya mbere, byagusaba ko waba wibitseho uburambe waba ufitanye na Bibiliya. Igihe umaranye na Bibiliya